urabona ukuntu Yesu bamubambye. Bafashe bande bazirika hano na hano, banzirikira ku gitanda. Kwa kundi wizunguza uri umwana, mbanguye muri ya mazi yamaze kubira, nshya mu maso. Mu kugenda we yasaterura baro, ngo Gasura wowe ntago dushaka gukinana nawe, ngo ntago dushaka kugutwanduza ibyo, urumva na abana, turi abana. Ariko yarambwiye ngo ntago nshaka gukinana nawe, ntago nshaka kugira ngo nyanduze ibyo bintu biri mu maso yawe. Zahukabuka zigacyurwa bunyama. Blaise umusore wavutse nk'umwana nk'abandi asa neza, ntago yari amahitamo ye, ntiyari n'amakosa ye yemwe, ntiyari n'amakosa ya mama we, ahubwo n'ibyari byashatse kuba ngo yisanga isura ye yose yahiye akiri umwana. Ibi byatumye atangira guhabwa akato ku myaka mike. Amazina yanjye nitwa Hategekimana Blaise. Navutse tariki 30 z'ukwa gatatu 2002. Nakuze mu muryango w'abana bane, ninjye mukuru, abandi baracyari batoya. Twahoze dutuye Kacyiru, aho niho nakuriye. Kacyiru mu Kabagari niho nakuriye. Nyuma uko ibihe bigenda bitambuka, tugenda twimuka twisanga inaha aho bita i Kagugu. Mu bubabare n'uburibwe bukabije, arabyibuka nk'ibyabaye ejo nubwo arakiri umwana. Yazirikoga ku gitanda akabambwa nk'ubamba Yesu, kubera ko bamubuzaga kwishimagura no gukomeza gukobora inkovu. Ntibyari byoroshye, ariko Imana yaramufashije uburibwe akomeza kubucamo, n'umuryango umuba hafi. Inkuru bashobora kuba barambwiye kandi y'ubuzima bwanjye nanyuzemo bubabaje, na n'ubu ngubu bikingiraho ingaruka cyane kugeza nanakuze, aho menyeye ubwenge. Ni ugushya. Mama niwe muntu wambaye hafi, wambwiye buri kimwe cyose, ambwira uburyo nahiyemo. Kurumva umwana ufite amezi aba arimo kwiga gukambakamba, urumva ni umwana wiga gukambakamba, urumva ko aba afite ubukubaganyi bwinshi. Yambwiye ko yaratetse amazi, urumva kwa kundi bugiye gushigisha igikoma, agira ngo ajye gushyiramo ifu, then ajya gushaka ifu mu nzu. Urumva umwana uri kwiga gukambakamba bari gukubagana cyane, ashaka gufata turiya. Byambwiye ko nari nicaye ku gasonga bugari, kwa kundi wizunguza uri umwana, mbanguye muri ya mazi yamaze kubira, nshya mu maso. Mu gushya mu maso ngo namaze amezi 8 ndi mu bitaro. Ambwira ko byagoranye kugira ngo nkire, byagoranye cyane. Mu kugorana nta yindi mpamvu, ngo byarandyaga, naza kwa kundi biri kundya nkabishwitura nkabishima, namara kubishima bikasubira budufi, bikongera bikaba ibisebe. Mu ubwo buryo bakoze igisa nko urabona ukuntu Yesu bamubambye. Bafashe bande bazirika hano na hano, banzirikira ku gitanda.
kugira ngo ntazongera kubishima bikongera bikaba bigasubira budubi. Numva namaze amezi menshi ndira muri sonde nta kintu ncisha mu kanwa, ari amashereka, ari buri kimwe cyose, imfashabere yose bamaga yacaga muri sonde. Mbibana gutyo, mama akajya buriya na mama asa nk'aho afite igikomere ukuntu ikibyo yaciyemo, kubona umwana we ashya ku rwego bashobora kuba nta hantu yamujyana, aho amujyanye hose bakavuga ati uriya mubyeyi ahetse agapusi. Ajya abinganiriza cyane akambwira ati ukiri muto naraguhekaga nakugendana mu mugongo, bakambwira ati mpetse agapusi. Tuba muri ubwo buzima, nshimira mama cyane wambaye hafi. Gusa nubwo yambaye hafi ntibyatumye ingaruka n'ubundi zigomba kumbaho zitagombaga kumbaho, kuko nahuye n'igikomere gikomeye cyane aho marishije kumenyera ubwenge. Urabona muri ya myaka 12, 13 gutyo utangiye kwireba ukavuga ati hari ikintu kibangamye ku muntu. Aho niho byabaye ngorane cyane. Niga Kacyiru muri Gardienne mfite nk'imyaka 7, 8 gutyo, ko natangiye nanatinzeho gatoya kubera kuvuga ati se na mama ubwe yaravuga ati nzamujyana mu bandi bana bigende gute, nyine ari ibintu bikomeye cyane. Aho nize hose, ikigo nagiyeho haba Kacyiru hara mu Kabagari, aho nize Gardienne bahitaga kuri Stars Aid, bakajya bambaza, donc nta nubwo banambazaga ahubwo baratungurwaga cyane bakavuga ati dore karagapusi nakaye kaje kwiga mu bantu, nyine ugasanga bagupushinze hirya uri wenyine. Bikangora kuba naganira n'abantu, navugana n'abantu, aho ngiye hose nyine banyamagana kubera iki byasura mu maso. Burya gushya mu maso si ikintu, wenda ushobora gushya ahandi hantu wenda ukanahahisha, ariko mu maso nta hantu utahisha. Aho atuye yarinubagwa ndetse yatangiye guhimbirwa n'amazina menshi, amazina atesha agaciro ikiremwa muntu. Gusa yaje kubimenyera, yemwe rimwe na rimwe akajya anayitaba, nta yandi mahitamo yari afite. Bo urebye ukiri umwana ntago uba wakabihaye umwanya cyane, ntago ubyitaho cyane. Gusa hari ikintu kigusigaramo. Ese abana bagenzi banjye abo twagakwiye gukinana bari ku mpunga, ugasanga nimba tugiye mu masaha ya pause, tugiye muri break, tugiye gukina, ugasanga abandi bari gukina umupira, bari gukina iki, njye ndicaye njyenyine. Ugasanga nihugiyeho cyane, nyine mfite ibitekerezo byinshi, ndi kwihugiraho cyane, ndi gutekereza se kubera iki bari abana bampunga, ese ni igiki, nyine ugasanga mfite ibibazo byinshi muri njyewe. Nagera mu rugo noneho nkahata ibibazo mama, ese mama kubera iki abana bampunga, ese kubera iki njya gukina. Ugasanga nimba ngiye gukina umwana yafashe agapira, ndabyibuka neza hari umupeti bitaga Gahinja twiganaga, nigeze gushyiramo imbaraga nyine ndavuga ati kamve muri ibi ngibi ngiye gukina agapira n'abandi bana. Mu kugenda we yasaterura baro, bugasura wowe ntago dushaka gukinana nawe, ngo ntago dushaka kugutwanduza ibyo, urumva n'abana, turi abana. Ariko yarambwiye ngo ntago nshaka gukinana nawe, ntago nshaka kugira ngo nyanduze ibyo bintu biri mu maso yawe. Niho byatumye ntangira kwitekereza mu maso yanjye bimeze gute, kubera iki abana banyamaganira kure kandi umwana mugenzi wabo. Iki kintu kinkuriramo tu, kugira ngo umwana abe yafata balo, urabonane mu bana benshi turi gukina. Nagiye ndira nyine mvuga ati teacher, umwana arambwiye ngo mfite ibintu mu maso, ngo niyo mpamvu badashaka gukina nanjye, kandi nanjye ndashaka gukina ku mupira. Umwarimu abura icyo akora, nyine nk'umuntu ukuze we yasatekereza byinshi, aravuga ati bitewe n'uburyo yahiye mu maso, kuko we yarabibonaga, yarazi story, yarabonaga we n'umuntu mukuru azi kureba kuri.
aragenda aganiriza abo bana, gusa nubwo yabaganirije n'ubundi cya kintu nticyavuyeho, n'ubundi urwango n'ubundi rwarakomezaga. Birakomeza gutyo, aho nagiye niga Kagugu, ho nari mfite nize na Kagugu, aho buri kigo cyose nagiyeho nabaga mfite izina. Abana bazi amazina yanjye ni bake cyane, bake bashoboka. Bamamagaraga Gasura nkaryitaba. Ubundi bakundaga ngo ni True Face, Masura abiri. Mbibana gutyo, gusa nyine aho maje gukurira kwisanga muri sosiyete y'abantu birangora. N'ubu ngubu umuntu yambwiye ati tujya hana, nzi ko ndi buhure n'abantu benshi, no kwipresenta kugira ngo nivuge ngewe ubwanjye, nyine birangora pe, birangora cyane ku buryo sinzi uburyo nabivugamo. Inshuti mu by'ukuri kereko uwashaka kugira icyo ambaza nabwo ari umwarimu bimutiye kugira ngo abimbaze. Njye nta nshuti nigeze ngira. Muri karitsiye hatuye Blaise yanakuriye, abo bakuranye ntibabura kuguhamiriza ko rwose akiri umwana yahabwaga akato ndetse akitwa amazina agiye atandukanye asa nk'aho apfobya ikiremwa muntu, gusa nta kundi ngo yabigenzaga, yageze aho arabyakira akajya yitaba ayo mazina. Blaise njyewe nyine nangira kumumenyera, natangira kumwita Cyungo, Gaconga ati Cyungo bimeze bite, agashaka kutwirukaho, tukamubwira ati ngo nabidanje mwana, nawe agatuza nyine bitewe n'inkovu yari afite mu maso, nyine wamuhimbaga amazina ubonye. Ariko iryo riza kuvaho naryo akajya bamwita ngo Kiyoni. Ariko Kiyoni murebye nyine ukuntu areshya, nakagasiga biti Kiyoni murakazi ukuntu kareshya. Ubwo nyine ukajya kumubwira ati Kiyoni, ngo kandi sha turaserera. Cyangwa se wenda nkawe wambona kuhamagara Cyungo, kuhamagara Cyungo ushingiye ku kimana? Njye nshingiye uko mubona yakundaga imyaka cyane. Yakundaga imyaka cyane tu. Yani n'igihe yazaga mu bwo tugasangira. Umuraga yari nyine yamureba akahita amuhimbira akazina. Abana uko wenda yakinanaga, ese mwamwemeraga gukina nawe? Oya, gukina bwo twaremeraga, ariko nyine kuko twabonaga atameze nkatwe mu maso, twashakaga uburyo nyine tumuserereza kugira ngo turene imbaraga. Uko yagiye akura n'uko wameze ubona byaratuwe n'iki kujya mu bigeni wowe ubitekereza? Nyine iyo umuntu akuze hari igihe kigera akisobanukirwa, akamenya uwo ari we, amazina bamwita nawe akayakira, akumva muri we ntacyo bimubwiye bitewe n'ubuzima afite bwiwe yanyuzemo. None se igihe mwamwamagaraga ayo mazina yaritabaga? Oya, ntabwo yitabaga, ariko bitewe na gahunda mufitanye, nimba uri inshuti we magara ukazumubwira ngo Cyungo, ubwo yaritabaga. Ubwo yakitaba ati Kiyoni ngwino nkubwire, akaba araje. Mwabonaga se ntabwo mwicaga mu bwe turabo nagakwiye kugendana natwe bitewe n'ukuntu asa? Njyewe nyine njyewe kuri njye nabonaga narebe kuba twaba turi kumwe, ariko njye ntabwo akenshi nakundaga kuba ndi kumwe nawe ngo twicarane, kereka nka kuri twabaga twagiye kwikendeshereza utugare, akaba aribwo turi kumwe. Iyo wajyaga ahantu washakaga abandi bapeti bawe? Ntabwo njye nari kujyana nawe, kereka niyo twagiye gukina kugendesha utugare. Mpamvu nyine mutari kujyana n'iyi? Ase nawe hari ukuntu reba umuntu ukavuga turiya muntu umujyanye yagusebya kuri wowe, ugahita uvuga ati reka reka, ugahita ushaka inshuti zawe za hafi zimeze neza akaba arizo mwijyanira. Ibyabaga byose ntabwo byamuciye intege, yakomezaga kwiga ndetse n'umubyeyi akamuba hafi, gusa rimwe na rimwe yakireba muri miruwari agahinda kakongera kakamwegura. Blaise yigiriye inama yo gutangira gushaka inama ndetse no kumenya icyo yakora kugira ngo isura yizagaruke. Nk'uko nabivuze kare, umuntu wanyeretse ubushuti mama wenyine, kuko mama niwe muntu nyine wambaye hafi, wambaye buri kimwe cyose kuruta kuko abandi barampushingaga, sibyo, bambwira amagambo mabi. Tugaruke mu muryango, ibirori bijya biba mu muryango, abana bakajyayo, ibiki ibyo bintu wabyisangaga?
ibirori byo mu muryango ni gake cyane, gake gashoboka, kuko urumva ababyeyi banjye nabo baturuka mu majyaruguru, nabwo kugira ngo mbashe kuba najyayo ni uko babimpatiriza bakambwira ati ni gute uzamenyana n'imiryango, ube hafi y'imiryango, bakube hafi, tutajyanye ngo ubashe kuba waganira nabo. Gusa njye ntago si ukukubeshya pe, ntago mba mbyishimiye nyine kuko mba numva ndi buhinguke imbere, barabibona gute, barabifata gute, nyine nkumva njye mfitemo n'isoni. abona bisa nk'ibitangaza kuba isura ye yaragarutse, kubera ko Blaise akubwira ko nta cyizere yari afite, ariko ngo kubera Imana ndetse no gukurikiza inama haba iz'ababyeyi ndetse ntacyo atakoze ngo isura yongere igaruke. Ariko kuri ubu arashimira Imana kandi akabwira buri umwe wese ufite ikibazo ko kwiheba atari wo muti, ahubwo agomba gushikama agahangana n'ibibazo byose. Mbere na mbere si ku bwanjye pe, nshima Imana kuba inkovu zigenda zishira mu maso harambuka. Si kuvuga ngo hari ibitambo birenze natambye cyangwa se iki, ni kubw'ubuntu bw'Imana. Bagiye bandangira amavuta menshi atandukanye. Urumva mama we yabashaga gutinyuka akabaza amafarumasi, akabaza ahantu hagiye hatandukanye se, kuko yarabibonaga, kuko njyewe ubundi ukuntu nakuze mba mu cyumba ku buryo utanambwira ati akira amafaranga noneho ngo tumahana, nkumva nyine birambangamiye pe, nkumva birambangamiye cyane. Ariko aho maze gukura ndeba n'ukuntu ibintu bihagaze, banyureza ku ishuri nkagenda nkiga nkataha, ariko simbe nakwicarana n'umuntu ngo tube twaganira. Kuba nakwicarana n'umuntu bikangora ngo nganire n'umuntu. Urabizi iyo umwana amaze kugera mu myaka 17, 18 aba atangiye kugera mu gihe cya adolescence, tangiye kuvuga ati okay, bebe ni mwiza, namutereta, nagira gute, byagendera gutyo na gutyo. Niho natangiye noneho kugira ngo noneho fukasinge ku isura yanjye, ndebe ese ni igiki nahindura, ese byagenda gute. Nabyo byambereye urugamba rukomeye. Bakajya nyine buri muntu mbwiye amavuta, urumva hari n'abambeshyaga, hari n'abagize gute, noneho nkabwira mama ayo mavuta bakubwiye yagure, urumva nkamushyiraho pressure nyinshi, akavuga ati ayo mavuta bashobora kuba bakubeshye, reka tuyakore researching, tubanze tubaze bigende gutya na gutya. Ukumva nyine ntago nyiri kumvikana n'umubyeyi, kubera ko nkeneye gusa n'abandi, kuko njye niyumvaga ko ntasa n'abandi. Muri njye niyumvaga ko ntasa n'abandi, nkagira ngatunganya Imana, kuki ntasa n'abandi, kubera iki washatse kugira ngo bigende gutya, kuki utampaye isura nk'iy'abandi, kugira naho bagenda banyita gutya na gutya. Urumva nawe mfite ibintu byinshi muri njye mu mutwe wanjye. Amavuta agufashije nayahe uburyo wayakoreshejemo? Wenda se uyamentioning izina, ako dukine wisigaga buri munsi mu gitondo, ese niwageraga ukanarenza ruke ufite pressure yo kuwakira vuba? Bo ni ibintu bisekeje cyane.
Mu gitondo ubundi bari barambwiye ngo mu gitondo nzajye mbyuka mfate ga, nimara kuyifata bari barambwiye iriya sabune bita Give nyisige mu maso nkube cyane, nimara gukuba hari amavuta ajya kumera, ari mu bwoko bw'ubuto, ntabwo ndi buvuge izina ryayo, asa umuhondo, ameze nk'agatibe ariko katari agatibe nanone, nyine uyashyize mu ntoki ni nka buto, nkasigamo nkirinda kujya mu zuba kugira ngo ntatutubikana bigasa nkaho bibyimba, kuko n'ubu ngubu ntabwo birashira. Ngiye mu zuba cyane nkaba ndi ku zuba rikankubita mu gahanga, ntangira kwishima kuko hazamo ikintu kijyanye n'uburyaryate mu gahanga, ku zuru, ukabona ndi kwakuba, ndi kwashima. N'ubu ntabwo birakira neza, ariko kubw'Imana sinzi, nakoresheje amavuta atandukanye, unambajije n'amavuta sinameshoninga ngo aya ngaya niyo yankijije, wenda ngo hari undi muntu wayakoresha, oya. Ngerageza buryo ki, uburyo bushoboka bwose kugira ngo mparinde. Ni ibintu byangiyemo. Mu gitondo mba nzi ko ngomba koga mu maso nkoresheje ga, sinkube cyane ariko nka makinga sure neza ko umwanda washize mu maso. Nubwo nakwisiga igikotori isanzwe, kuko amavuta nakoresheje amavuta agiye atandukanye menshi cyane, ahubwo nkabona nta gihinduka, ahubwo ku bw'ubuntu sinzi ukuntu byagendaga, uko bwije n'uko bukeye nkabona isura iri kurambuka, za nkovu ziri kurambuka, kuko zabaga zifunganye, isura ifunganye cyane. Urabona hano ku zuru, hano ubu hari kugenda harambuka, mbere hari umubiri wari ugenda wegerana, nyine umeze nk'aho urimo ibitiri mu kuntu. None uko ugenda urambura isura, ukoresha amaboko uhakanda, hagenda harambuka n'isura yegerana. Blaise kubera ubusembwa yaje kugira bwo mu maso bwatumye yiheba cyane, aranigunga, kikaba kimwe mu bibazo by'amatsiko abantu bakunda kumugiraho. Nimba yabatereta cyangwa se yarigeze ajya mu rukundo, abigusubiza agira ati byo birarenze, urumva umutipe hari ukuntu yigira confidence, akavuga ati hari ijambo nakundaga kugenderaho, bakundaga nyine, hari umushuti wanjye we yasaga nkaho aho maje gukura, maje kuba asa naho naganira n'abantu, we yabashaga kuza akanganiriza, yamara kunganiriza njye nkamubwira nyine uburyo niyumva, we ntagire ikindi kintu ansubiza, njye nkamubwira uko niyumva, nkambwira ati nase bro, urabona nashobora gutereta, cyangwa se urabona hari umubebe wanyemera, akambwira ati wowe genda ugerageze. First ngerageza, ntabwo ndi buvuge izina ry'uwo mukobwa, naramusuje biti amakuru ni meza. Urumva ikiganiro cy'umukobwa n'umuhungu iyo gitangira twibwira n'amazina, utuye he, ntuye n'aha, bla bla bla, ibintu byinshi, ariko ntabwo we yari azi ko icyo ngamije ari ukumutereta.
sinzi mu mutwe icyo yatekerezaga, ariko njye mu mutwe wanjye numvaga ko ngomba kumutereta. Hashize icyumweru nkajya muvugisha nabwo gake cyane, ibyumweru 2 urumva kwitinya n'iki, mu kwezi kurashira. Mu nyuma kera kabaye ndamuga ati ndagushaka. Teke uranshakira iki? Nyine yumva nta birenze, nyine hari ukuntu umukobwa atakwereka akagusuzuguye ariko n'ubundi yagufetse. Ndamuga ati ndagushaka, ko ndi busy se uranshakira iki? Ntabwo wakimbwira kuri telefone. Ndamuga ati oya, nshaka kugira ngo tuvugane face to face. Ndamuga ati okay, nsangana. Yambwiye ngo musange ku Kinamba. Ku Kinamba hariya kizamuka ku hari karagasozi ka Yamaha kuntu. Sinzi uburyo nakubwiramo, harimo akantu harimo garage gutyo ukuntu, hari agakaburimbo ugitambikamo gutya, hari garage iri ruguru, irimo ugitangira gukata gutya, hari garage irimo muri gate. Twari turi muri uwo muhanda, umva nari ndimo ndaza, ubwo nari nturutse nabwo mu mujyi, nubwo ngo ndamushaka. Turahahurira noneho turamanukana. Ndambwira ati noneho icyo nashaka kubwira, mbabarira, no muntu nshaka kugira ngo umfashe mu buzima bwanjye pe, sukubeshya naragukunze, ariko mbura uburyo nabivugamo, mbura uburyo nabigenzamo. Umukobwa yarandebye, ariko umukobwa kureba agakubita agatwenge, kagati kano gatwenge si gusa. Yambwiye amagambo atari menshi nk'5, kikizana ari n'5. Tible tinukuri kw'Imana si ukukubeshya, usibye ko uri umuntu wenda nshobora kuba twavugana kuri telefone, ariko ntabwo uri proud yo kuba nagenda nawe, yo kuba twagendana. Urumva icyo kintu? Ntabwo uri umuntu wo gutuma twagendana mu nzira ngo ube proud yanjye. Ati se kubera iki? Tibanza wirebe, ntabwo ufite isura isamaje pe. Nuko yambwiye nyine mu buryo, ntabwo yirinze kuntuka cyane, arambwira ati ufite isura idasamaje ku buryo umuntu yagendana nawe. Kuva uwo munsi narababaye, ndababara, ndongera ndababara, kugeza naho numvishe nyine ubuzima bwanze. Ndabwanga pe, ndabwanga. Ubu ngubu kuvuga ngo nyine navugana n'umukobwa biri kure cyane. Ubu nta mukozi ufite? Ntawe pe. Wigeze uteretana se? Nagerageje icyo gihe gusa, nibwo nagerageje. Usibye byawe yego, ntabwo nakubwira ngo ndi imanzi, ariko ntabwo byabayeho mvuga ngo nakundanye. Nicyo nakubwira. Burya ngo nawe utinya ishyamba, ahubwo atinya icyo yahuriyemo naryo. Ariko kuri Blaise we siko bimeze, kuko Blaise we nyuma yo gushya kubera impanuka kubw'impamvu zo guteka mama we yarangaye, Blaise yakuze atinya guteka, atinya no mu cyikoni kubera ibyo yahuriyeho nabyo. Ariko nyuma yaje kwisanga agikunda kubi, dore ko nuba ariko kazi ke ka buri munsi, ni umutetsi, umushefu w'akataraboneka. Bo mu bintu ngerageza kuba nakora, ngerageza kuba nateka. Urabigerageza, urabikora, bimeze bite? Ndabikora. Urateka? Yego. Hari ubukwe runaka, ibirori runaka,
usibye ko nyine nta bushobozi buhagije ndagira bwo kuvuga ngo nagura mfite ibikoresho byanjye. Iyo hari umuntu ukeneye ibyo birori ngerageza kuba nakodesha ibikoresho ariko nkamukorera. Mu buzima bwa buri munsi n'uburyo urumva natinyaga umuriro, urumva bigusigira ingaruka ikomeye cyane kuba wakwegera. Urumva nimba wumvishe neza ntange nakubwiye ngo no kujya ku zuba byarambangamiraga cyane, ariko ubu ngubu mbasha kuba natinyuka nkarijyaho nkarigendaho uko iminsi igenda itambuka. So mu buto muri kwa kundi ngenda nkura, urumva umwana kwa kundi bamuhaga igikoma cyangwa se icyayi gishyushye, nakora gusa nkumva kirashyushye, nahitaga ngira ubwoba nkagira ihahamuka, nkumva nyine ngize ubwoba. Ariko mama amaze kubibona, amaze kubimenya gutyo ko bintera ubwoba, yampatirije kugira ngo noneho abe ari byo bintu nisangaho, kuko akenshi na kenshi bantegeraga ku ifiriti. Nkunda ifiriti pe, nkunda kurya ifiriti byatari, uko yaba imeze kose nayirya. Bakambwira ati oke, ushaka kurya ifiriti ariko ntayo duteka, niwe uri buyiteke. Nkatekereza ati ninyiteka ndashya, kandi nabwo ndayikunda ndayishaka, nkabura choice. Nkambwira ati noneho mami, noneho tugiye kuba turi kumwe, unyerekere ukuntu ndabikora. Ariko n'ubundi najyaga gushyiramo ndi muri metero, ku buryo naratereraga gutya, amavuta agataruka, nanjye nageze ku muryango w'igikoni nasohotse nirukanse. Ariko uko iminsi ishira ngenda mbimenyera, niga gake gake, nza kwisanga noneho nkunze guteka. Guteka si ibintu nagiye ngo njye no kwiga, oya, ni ibintu bindimo njyewe. Wabwira abantu bashobora guhura n'amasida cyangwa se imibiri yabo ikaba deforme bakagira ipfunwe? Icyo nababwira ni ukubakomeza, bakomere kandi ntibimve ko bari bonyine. Yego biragora kwisanga muri society y'abantu runaka kandi bafite imyumvire itandukanye. Hari abakubwira neza, hari abakubwira nabi, ariko siko bose ariko bateye, kuko buri muntu wese agira karagiteri zitandukanye. Ahubwo we ajya arwana ishyaka, yumve ko nimba umuntu amubwiye nabi cyangwa se amubwiye ijambo rimukomeretsa, ntarihe agaciro, arirenge rica rihingukira ahangaha, ahubwo yibande ku cyo we ashobora kuba yakora cyamugirira akamaro. Kandi ikindi kintu nabwira ku muntu witinya cyangwa se wagizweho n'ingaruka y'ikintu, niyihatire, kuko njyewe pe ntabwo nari kwisanga mu bantu cyane, ahubwo bya bindi ngenda nkora, kuko ndanabyina traditionnel, ndanabyina kwa kundi wisanisha n'abantu, ugenda wihuza n'abantu. Niba ari ikintu cyanshimishije mu buzima
ni ukwisanga mu bintu, namara kwisanga mu kintu nkagikunda, kuko urumva ikintu cyose najyagamo nkasangamo abantu batumaga icyo kintu ncyanga. Ariko mu by'ukuri nageze mu itorero, aka kanya mbyinamo, nkoramo ibintu byose, banyakiriye bitandukanye. Ntabwo nimba ari uko wenda amajije gukira, I don't know, gusa ndizera neza ko bitegereje cyane barabibona, bitegereje neza cyane barabibona, kuko ni abantu tubana umunsi ku munsi. So ntibigeze bampushinga, kandi nanone ntabwo bigeze banyegera, just barimo hagati.